Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije bakundwa nshuti z'umusaraba, ndabasuje cyane mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba inshuti ya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dushimire abakozi b'Imana batubanjirije muri iki cyumweru ndetse n'abamaze iminsi batugezaho ijambo ry'Imana. Tubasabira umugisha kugira ngo aho bakuye Imana yo mahoro ibongerere kandi ikomeze kubanezeza. Nanjye rero ugiye kubana namwe ni Mutuyyemungu Jean-Pierre. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana uko ryanditswe na Yohana ibice 15. Turasoma mu bice 15, dusome n'umurongo wa 13 n'uwa 14. Haranditse ngo ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Ndagira ngo twongereho n'aya nayo yanditswe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Turasoma Luka twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Aha muri Luka ibice byaho 10, some Luka, some ibice byaho 10, hanyuma twumve ijambo ry'Imana ritubwira. 10:27 haranditse ngo aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Amen. Aho ni muri Luka 10 umurongo wa 27. Handitse ngo aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Ijambo ry'Imana dusomye ni ubutumwa bwiza, kandi bwose icyo bugambiriye gituma bwitwa ubutumwa bwiza ni uko uwo bugezeho bumugira mwiza, uwari urwaye bukamukiza, uwari upfuye bukamuzura. Ubutumwa bwiza bukuremera umugisha, ubutumwa bwiza bukuremera ejo hazaza heza. Mu butumwa bwiza niho hihisha amahoro, niho hihishe umutuzo n'umudendezo. Iby'isi datanga byose biri mu butumwa bwiza, kandi butubikiye n'ubugingo buhoraho. Ubwakire rero unezerewe. Imana iguhe umugisha. Aha ni Yesu uri muganira n'abigishwa be, kandi arimo yitegura kugenda ababwira ngo nijye muzabibu w'ukuri, nijye muzabibu w'ukuri. Ariko kandi ababwira iby'inzira n'ukuri n'ubugingo. Yababwiye muri iyi nyigisho yababwiye byinshi guhera mu bice 14, 15 arimo asezeranaho nabo. Ariko ababwira ijambo ryiza rivuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Umurongo wa 15 arababwira ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Amen. Yesu niwe inshuti yacu, niwe ufite urukundo rutangaje. Birakomeye ko umuntu yapfira inshuti ye, birakomeye ko umuntu yapfira inshuti ye, yakwemera gupfa ku bwa mugenzi we.
ariko Yesu we yadupfiriye tukiri babi. Bibiliya ikavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yadukunze twebwe turi babi, dusa nabi. Ubundi biroroshye gukunda umuntu mwiza, gukunda umukire biroroha. Hari umuntu uba ukunditse wamureba ukabona arakunditse, uburanga bwe, ibyo agukorera, uko akubwira. Twe rero Yesu yatubengutse turi babi, twanduye, dusa nabi, turi mu bigirwamana, turi mu byaha, hirya y'amasezerano, kure y'amasezerano, duciriweho iteka rwose. Icyubahiro ni icya Yesu. Adukunda atyo, adukuruza ineza ye, aratwiyegereza. Ubwo mu ijuru habaga inama ngo habura uwo kuducungura, mu isi ndetse n'ikuzimu arabura. Yohana ngo wari uhari ararira, ariko ngo yumva ijwi rimubwira ngo wirira Yohana, dore intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Yesu aremera, abumbura igitabo cyari gifatanishijwe ibimenyetso, yemera imibabaro yose, yemera kutwunga n'Imana, yemera kuduhuza n'Imana, yemera kutubabarira ibyaha no kudukuraho urubanza rwabyo no kudukiza imihango yari itegetswe n'amategeko. Imana ishimwe. Ikidukwiye rero ni iki? Aravuze ngo muri inshuti zanjye, ni naryo jambo turiho rivuga ngo urukundo we yararutugaragarije. Urukundo we yararutugaragarije, atanga inkwano. Inkwano yatanze ni amaraso ye, aradukwa ku mugaragaro saa 9 y'amanywa i Golgotha. Yaragukoye. Urukundo rwe yari declare ko agukunda, yamaze gutanga n'inkwano. Hanyuma wowe icyo usabwa ni iki? Icyo usabwa ngo wizere ni iki? Ni ukwizera. Icyo usabwa ngo umukunde ni ukwizera. Cya kabiri ni ukumwumvira. Aravuze ngo muzaba inshuti zanjye, muri inshuti zanjye, ariko nimukora ibyo mbategeka. Itegeko rye rero ni irihe? Nimukora ibyo mbategeka muzaba inshuti zanjye. Itegeko riravuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Imana ishimwe. Gukunda ntabwo abantu bashobora gukundana bombi badahana umwanya. Icya mbere kugira ngo umuntu agukunde ni uko umuha igihe mukaganira. Iyo umuntu atagushaka no muri fiyansaye, ikibiranga ni uko akwima umwanya. Iyo umuntu ataguha umwanya, uriya muntu aba atagukunda, atazanagukunda. Ariko umuntu ushobora kuzagukunda niyo yaba uyu munsi atagukunda, ni umuntu uguha umwanya ukamubwira. Hanyuma umuntu udatera intambwe ngo asange Yesu, amwumve, amuhe umwanya, uwo muntu ntashobora gukunda Yesu. Ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere igaragaza abantu bakundana ni umwanya bamarana, ni umwanya umarana na Yesu, umwanya umarana n'ijambo rye. Ungana iki? Iyo umuntu mukundana muraganira, ikiganiro ntikirangire, n'ejo mukaganira, na nimugoroba mukaganira. Hanyuma uburyo uha umwanya Yesu niwe ugaragaza ko umukunda. Bibiliya iravuze rero ngo nta kindi gikuza umubano w'abantu ni uburyo babana. Abantu barakundana. Hanyuma ikindi, uretse kuba abantu batindana, ariko bahana kado, bahana impano. Ibyo ukorera Yesu, niba ari amaturo, niba ari 1/10, niba ari n'ibindi byose, Bibiliya yavuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe, ubwenge bwawe bube ubwenge bukorera Yesu, umutima wawe ube wose wizera Yesu, imbaraga zawe zikorere Yesu, nibwo uzaba ubaye umukunzi we. Hanyuma irindi yongera avuga ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, uzaba ubaye inshuti ya Yesu. Imana iguhe umugisha. Umuntu ukunda Yesu azaza aho ari, na Data n'Umwuka Wera babane nawe. Imana iguhe umugisha. Bibiliya ikavuga ngo umuntu nankunda azitondera ibyo nategetse. Yesu aguhe umugisha kandi agushoboze kuba umuntu wubaha kandi witondera ibyo umwami yategetse, hanyuma ukaba inshuti ya Yesu. Kuba inshuti ya Yesu bizakumarira iki? Ni uko bizaguhesha agakiza ukiri hano mu isi n'ubutabazi, ndetse mu nyuma ukazabona n'ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha, izina rya Yesu. Amen.